ngo mwana jameni njye najyaga numva amajwi y'abadayimoni nkumva dayimoni arambwiye ngo ndiniga nte ngo ngura umutafu nte ngo abaturage bose barapfuye ngo niwe muzimu uhari nte dayimoni akanshuka akambwira ngo abapolisi bampora ubusa dayimoni arashukana njye nzira ubujura ariko dayimoni akambwira ko njye bampora ubusa numva dayimoni arambwiye ngo kandi ngire ya radio ngo wayimurya ngo nyirayo yarapfuye nte cyo gihe arimo kujya ndara munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo bakaza kuryama mpari bamara gusinzira nkabiba nijoro basinziriye hari nabazaga kuryama mbere yuko baryama bakabanza bakarwana nkabategereza kugira ngo babanze biyunge ariko ngo mpure na Yesu anyibutse ankura aho ngaho ampagakiza Alex ni hano mu mujyi ni hano mu mujyi izina rye nirihabwa icyubahiro ry'umugabo witwa Yesu subwo bujura gusa hari arimo gukodesha amazu atarayanjye mfite imfunguzo 700 nacurishije iyo nageraga nkasanga igipangu gikodeshwa naragikinguraga nkagishyiramo umupangayi yamaramo iminsi 3 bagakubita amafaranga narayatwaye bakamunaga hanze ngo amafaranga yahindutse impapuro telefone ihinduka isabune cyangwa ibuye nabibayemo nta burozi bwabagamo n'ubumenyi bwo mu mutwe n'abadayimoni benshi nkagupanga nabaga mfite document nandika nkakubwira ni nuwo nagurishije inka mu cyaro mubwira ko ndamuha akazi ndanamutegera mujyana mu cyaro mu burengerazuba bw'igihugu agurisha inka nk'umuntu uri kumwe na boss hagaruka mu mujyi hano rwagati muta mu mujyi hano mu cyapa kwa Rubangura arabyina ati nka yanjye ati ntangiye gusara ati ntangiye guhuma ati yendaga kwima batubera ntiyasaze amafaranga yose wajya nayazanye yose nayakukunda nakubiswe inkoni mu bujura uzikubise inka yapfa nakubiswe inkoni nyinshi nafunzwe inshuro 73 byaranze wafunzwe inshuro 73 banciriyeho imyenda banigishije karuvati n'ibyo abantu bakomeye bankubise inki z'amaso nitura hasi nzana urufuzi bankandagiye ku gikanu urufuzi nuca mu mazuru ariko bandekura nkiba abantu 5 ku munsi urumogi rwaramenye narwanga urumogi rw'amoko 3 urwitwa ijisho na sangirene n'umutwe n'urumogi nararunwaga nka icyo bita swingi nkajya amafuri nkagenda ntakozeho kugira ngo ntababaza isi yo nageraga ahantu nabapigiraga rapingi nkababwira nti niko ju batiraya ni yadushuje byarangiye nitwaga rayani nitwaga igenge nitwaga iniga urumogi rwaramenye amaso ariko Yesu ndagushimiye haleluya niba umuntu televiziyo nanyweye urumogi amabura 3 y'urumogi rwitwa ijisho televiziyo maje kuyimwiba ndayicomokora urumogi rurambwira ngo ninyitware mu mufuka y'ipantaro mbona televiziyo ndi urumogi ruramena rujyana swingi rujyana ku mubumbe urumogi niba televiziyo nta muntu mbonye ndayicomokora neza urumogi rurambwira ngo mwana jameni nguri niga ngo kandi ngo wageze mu rugo rw'abarezi abantu nibaga nabitaga abarezi ngo yimwibe ngo yimufoke ngo yishyire mu mufuka y'ipantaro mbona televiziyo iri bujye mu mufuka y'ipantaro nyisesezamo ndwana nayo nyirurwo amfatiramo yari umusore munini rwose urusha nk'ibiro 5 nawe yarisheye yankubise imigeri yo mu mbavu antera imitwe nitura hasi ankubitira muri sariwe kumanywa yihango saa 6 azana ubuhiri anjonja akubita ubungu barabumenagura mbwira Imana ntibuka imirimo nagukoreye ntaragwa yarankubise ngera ku rwego insazi zintumaho nk'umuntu wapfuye mari cyumweru cyose ntabasha kugenda uryamye he ndyamye wanjye narakururutse nakodeshaga agashamburete kangana nk'igipfunsi njya kuryama iwanjye hano mu Kimicanga mfashe bati n'umutubuzi hano amazi iminsi ahibira abantu benshi bantera amatafari yo mu mutwe mvimyuna nk'akajerekani kandi ndwika amaraso mba narapfuye inkoni nakubiswe zo mu mbavu butine rugagi nibyo umusirikari yankubitiye mu rubavu nkikubita hasi nkaniha nkazana urufuzi ziba zaranyishe muri make narazutse wivuza guteze hari igihe nivuzaga n'igihe ntivuzaga hari n'igihe nakubitwaga nkarwarira aho ngaho sinivuza ndashimira Yesu ko akunda abanyabyaha haleluya yanga ibyaha ariko agakunda abanyabyaha reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya tubasabira umugisha w'Imana njye ndikuzo Emi turanezere kubw'uyu mwanya n'umwanya w'agaciro gakomeye turabakiriye hano kuri channel yacu tubagezaho ubuhamya bukomeye bw'umuvandimwe Imana yagiriye neza twabanye kenshi mu biganiro byatandukanye kuri iyi channel twakiriye ibiganiro byinshi by'ihumure biduhumuriza twakiriye ibiganiro byinshi bitubwira amagambo aduhumuriza amagambo dukomeza muri urugendo twakiriye ubutumwa bwiza abakozi Imana batandukanye bagiye baduha amagambo menshi yo kudukomeza muri urugendo Imana ibamugisha ndashimira abakoze subscribe Imana igumugisha wagize neza hanyuma rero muri uyu mwanya nabwo tugiye kugaruka tuganira iby'agaciro niba ukunze iki kiganiro kora like
hanyuma kandi niba ufite inkunga muri wowe wadutera inkunga ikomeye twifuza nuko wakora share ugasangiza abandi iki kiganiro, byaba ari ibintu by'agaciro. Imana igumugisha muvandi. Nkuko nabikubwiye rero turanezerewe, tugiye kwakira umupapa, hanyuma tubwira amazina ye, namara kutubwira amazina ye tuze tuganira birumvikana. Ngenda banza gusenga kugira ngo mwakire. Data munyembabazi, umubyeyi wacu kandi umugira neza, turagushimiye ko twemereye muri uyu mwanya kongera guterana n'ubwoko bungana gutya tuganira imirimo no gukomera kwawe, uhabwa icyubahiro. Ducishijwe bugufi munsi yo kubaho kwawe, kuko uri igitangaza, wakoze byinshi turabibona. Uyu munsi turanezerewe, uhabwa icyubahiro. Suko twakiranutse, suko twakoze imirimo myiza, ahubwo ni imbabazi zawe. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Cishijwe bugufi rero kubw'uyu mwanya, ndasengera umukozi wawe, umugaragu wawe, ntaba ari we ahubwo aba ari we kuri wowe, kugira ngo akoreshwe nawe iby'icyubahiro. Hanyuma umuntu wese ugiye kureba iyi video ahabwe umugisha kandi umugirire neza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro kubwe, kuko yemeye kureba iyi video, kandi umwagure mu buryo bwose, kuko yakoze akazi katoroshye ko kugira ngo afate uyu mwanya wo gukurikirana iki kiganiro. Urakoze kugeze neza kubw'uyu mwanya, isi yose uduye kukubaha, kandi ijambo ryawe rigore muri twe. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, urakoze, amen. Aho muri hirya no hino ku isi, Imana ibamugisha mu gitondo cyiza, ku manywa gicamunsi cyiza, nimugoroba umugoroba mwiza. Munyemere twakire umukozi w'Imana atangiye twibwira amazina ye tuze kuganira. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze kuduha ikaze. Nitwa Murwanashyaka Alexis, ndi umugabo ndubatse, nsengera mu itorero rya ADPR Muhima. Imana ibahe umugisha. Amen. Ni umugabo arubatse, arivuze, kandi koko nibyo. Hanyuma asengera mu itorero rya ADPR Muhima. Papa, uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo risa no guhumuriza abantu. Yego. Buriya hahumuriza umuntu wahumurijwe. Iyo wahumurijwe nawe uhumuriza abandi. Umukristo ubuze ubuhamya arapfa. Ukuri. Apfa mu buryo bugaragara, kuko nta kimukomeza bafite. Tugira umugisha wo kukwakira, ni byinshi tuzi ahantu Imana yakunyujije hakomeye hashobora gufasha abandi. Karibu. Murakoze cyane kuduha ikaze ikuzo. Mu buryo bwo kugira ngo dutangire tubwira abaduteze amatwi aho Yesu akura abantu, turifashisha ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro ibice 30 umurongo wa 22. Bibiliya iravuze ngo Imana yibuka Rasheli, iramwumvira, izibura inda ye. Asama inda abyara umuhungu, ati Imana inkweye igitutsi, amwita Yosefu, ati Uwiteka anyongera undi muhungu. Amen. Tugiye kwinjira muri ijambo ryitwa ihumure, cyangwa muri ubuhamya bwitwa ihumure, tubwira abantu ko Imana ijya yibuka abantu bayo yarangiza ikanabumvira, ikabubuka ibakuye mu byaha byinshi, yarangiza ikabazana mu gakiza, ikabazana mu rugo rwiza, kandi bakazahabwa ibyasezeranyijwe. Hano Bibiliya iravuze ngo Imana yibuka Rasheli, iramwumvira, izibura inda ye, arasama, aratwita, abyara umwana amwita Yosefu, ati Uwiteka anyongera undi muhungu, kandi Imana yaramumwongeye witwa Benjamin. Abadukurikiye n'abaduteze amatwi, nagira ngo mbibutse yuko Imana ijya yibuka abantu bayo yarangiza ikanabumvira. Ikakwibuka igukuye mu rumogi, ikakwibuka igukuye mu bujura, ikakwibuka igukuye mu busambanyi, yarangiza ikanakumvira, ikaguha agakiza, ugahinduka icyaremwe gishya. Mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto ibice 5 umurongo wa 17 yaravuze ngo umuntu yari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ibya kera bikaba bishize. Amen. Imana ijya yibuka abantu bayo yarangiza ikabaha agakiza. Hallelujah. Ni muri ubwo buryo nanjye Yesu yanyibutse, anyibuka nanjye ndi umujura ruharwa, igisambo ruharwa. Icyo gihe hari harimo ubujura, kuranguza mu mangazini atarayanjye, gusoresha abaturage ntakorana na leta. Icyo gihe yararimo kujya ndara munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo bakaza kuryama mpari, bamara gusinzira nkabiba nijoro basinziriye. Hari n'abazaga kuryama mbere yuko baryama bakabanza bakarwana, nkabategereza kugira ngo babanze biyunge. Ariko ngo mpure na Yesu anyibutse, ankura aho ngaho amagakiza. Alexis, ni hano mu mujyi? Ni hano mu mujyi. Izina rye nirihabwa icyubahiro ry'umugabo witwa Yesu. Si ubwo bujura gusa, hari harimo gukodesha amazu atarayanjye, mfite imfunguzo 700 nacurishije. Iyo nageraga nkasanga igipangu gikodeshwa naragikinguraga nkagishyiramo umupangayi.
yamaramo iminsi 3 bagakubita amafaranga narayatwaye bakamunaga hanze. Mpuye na Yesu aranyumvira mpagakiza, izina rye nirihabwa icyo. Oya uradutera amatsiko. Ibi byose byatangiye gute? Kuko uwa byanze bikunze ari ukuntu wahuye na Yesu. Ariko mbere yo kuhura na Yesu, Alex turi kuganira avuka he, yakuze gute, abyiruka gute, agera ku rwo rwego gute? Urakoze cyane. Ngewe mvuka mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, mu murenge witwa Kinzuzi, Iremera y'Abaforongo. Data na mama n'abakristo mu itorero rya DPR, nabashiki banjye n'abakuru banjye, nanjye naje gukurira muri uwo muryango ukijijwe. Hanyuma wavutse bakijijwe? Navutse bakijijwe. Ndakura ngeze mu segonderi mu mwaka wa 4. Icyo gihe nigaga kuri Apekitumba. Hanyuma nza kugendera mu ntege nkeya ndagwa. Twebwe abarokore iyo tuvuze kugwa ndabisobanura ni ukuva mu gakiza ugasubira mu byaha. Nagira ngo mbwire n'abadukurikiye ko buriya iyo ugendanye n'ikigare cy'abantu batubaha Imana nawe ushiduka wabaye umunyabyaha. Wagendana n'abantu bubaha Imana bakijijwe nawe ukaba umukristo mwiza rwose. Muri icyo kigare nicyo naje kukigenderamo ndagwa, mva mu gakiza mba umupagani. Icyo gihe ntangira kujya nk'urumogi rwitwaga ikivunga nkiba mu cyaro. Ntangira kuba umujura wiba imboga mu karere ka Rulindo aho mvuka. Imboga ukazimaza iki? Narazisoromaga mu mirima y'abaturage. Dodo, seleri, pinari, sikovia, teyi, perisire, mideresine. Ni imboga zihinguye iwacu muri Rulindo. Nkazisoroma z'umuturage nkazitwara mu isoko Iremera ry'Abaforongo. Aho ngaho niho naje gufatirwa rero, mfatanwa n'izo mboga. Habagaho umutwe witwaga Local Defense. Icyo gihe bakingotagota ndirukanka ndatoroka njya mu mujyi wa Kigali. Uvuye Rulindo? Mvuye Rulindo ninje mu mujyi wa Kigali. Segonderi yarangije se? Ntago nyirangije. Wari mu wa 4? Ntago nyirangije. Ngo ngere mu mujyi wa Kigali nkubitana n'abajura bakuru bazi kwiba, batangiye kwiba muri 70. Babasaza bakuze ariko abenshi barapfuye. Nese ikigali waje usanga ndetse Ikigali naje mpasanga mu byara wanjye witwa Bahate Theodore, yacuruzaga inyama muri Aprovia. Nawe ancumbikira nk'ukwezi, nawe ntangira kujya mwiba ibikoresho byo mu nzu. Nagira ngo mbwire abadukurikiye ko Imana ijya yibuka abantu ikabaha agakiza abanyabyaha ruharwa. Amen. Yesu niwe wica icyaka cy'ibyaha, umuntu agahinduka icyaremwe gishya. Haleluya. Inkoni ntizakura umujura mu bujura. Gufungwa kenshi ntibyaca umujura mu bujura. Kereka Yesu wenyine wibuka abantu akabaha agakiza. Haleluya. Izina rye nirihabwa icyubahiro. Amen. Mu byana wanjye ancumbikira amezi 2, nawe nkajya mwiba ntangira kujya mwiba amasafiriya, amapantaro. Igihe kimwe ramfatana amatora twaryamagaho nayo nyisohoye. Icyo gihe ankubitisha inkoni nyinshi, haciyemo bukeye aranyirukana. Ntago hamagara iwanyu ngo babwire ko wamunaniye? Ntago yabahamagaye, yangiriye ibanga. Hanyuma nyirukanye ntangira kuba mu buzima busa nk'ubuzererezi, ariko nkubitana none n'ikipe y'abajura bitwa batubuzi. Njya nkunda kubwira abantu ngo ibi bintu mwumva ngo amafaranga ahindutse impapuro, telefone ihinduka isabune cyangwa ibuye, nabibayemo, nta burozi bwabagamo, n'ubumenyi bwo mu mutwe n'abadayimoni benshi. Nagupigira ngo ingoma ugashya. Kugupigira ingoma nuko kubwira, gushya nuko byumva, kwatura nuko nyishyura. Amafaranga yawe nkahindura impapuro, nkaguhereza impapuro, telefone igahinduka isabune cyangwa ibuye, ariko ubwo niyo naguhaga isabune nabaga nakubashye kugira ngo uzabone n'icyo umeshesha. Ubundi naguhaga igitiritiri cy'ikigori. Ndabizi uri bumbaza uko byakorwaga. Nanjye ubwo nibyo ndibuze kwibaza byanze bikunze. Ariko dusuye inyuma gato tutarakomerezaho. Segonderi yakunaniye kubera wigize nabi cyane n'ubushobozi. Nirukanwe mu kigo kubera ko najyaga mfatwa nuri igipangu nagiye kugupusha urumogi hanze. Kurupusha no kurugura. Ukarucuruza? Nararupushaga nkarurorongirayo, nkarumwerayo, nkacomerayo, nkaza ndi free, nkaza ngenda Laurente. Abayobozi abarimu bakabona yuko ndi muri free. Hari n'igihe bamfatanye ibure ebyiri z'urumogi rwitwaga ijisho. Baranyirukana. Hari n'igihe bamfatanaga n'isigara yitwa intore. Bagera ubwo banyirukana. Kandi nagira ngo mbwire abadukurikiye ko Satani akunda gufata abana bari muri icyo kigero. Myaka 15, 16, 17 gashiduka umwana wawe yabaye ikirara, ariko nagira ngo tubahumurize muri iri humure, tubabwire ngo nubwo bimeze gutyo abo bana nabo Yesu yabaha agakiza. Haleluya. Duhumurize umugore ufite umugabo wamunaniye, duhumurize umubyeyi ufite umwana wamunaniye wabaye ikirara ngo humura, ijuru riracyatabara. Haleluya. Ijuru rirakibuka abantu baryo rikabaha agakiza. Ukiraho mama papa nta gahinda wabatengo nawe bibone? Agahinda kare kenshi. Amarira yarabaye menshi umuborogo mu muryango,
Imana ikabwira data na mama n'abashiki banjye ikababwira ngo nimuhumure umwana wanyu nta buhamya yagiraga, nagiye kumushakira ubuhamya nibwuzura nzamucakira nongere mugarukeho muhagakiza. Iryo jambo baryibikaho baryibikaho, ariko bagacibwa intege n'abandi bakristo bakavuga ati umwana wanyu yabaye kirara ruharwa n'ikigarara twiba, iyo twajyanye imboga ikigarara twiba, ataranadusoresha iyo twagiye i Kigali, ati ntabwo azakizwa. bababwira gutyo basenga yibira, Imana ikababwira ngo ndimo kumushakamo ubuhamya bukomeye, nzamwibuka muhagakiza, najya basura muzajya mwuzura umwuka wera. Haleluya. Ubu iyo nabasuye ndimo gukorera ivugabutumwa mu karere ka Rulindo, mama ruzuzwa akabwira Imana ngo ibyo wabwiye ariho na papa bose bariho. Amina. Buzuzwa umwuka wera akavuga ngo iyo yavuganye natwe niyo kwizera. Haleluya. Hanyuma ugatangira noneho dutangire noneho tugeze mu mujyi wa Kigali, utangiye kwirukanka mu bantu. Ubutubuzi bwakorwaga waza kukavuga nsa nkusoza. Nta kibazo. Ngeze mu mujyi wa Kigali, ubwo butubuzi reka mbasimbuke ndaza kubugarukaho. Ngeze mu mujyi wa Kigali nkajya nsoresha abaturage Nyamabuye mu Gatsata, nari mfite igitansi nikoreshereje. Cyo gihe nibanaga n'umujura witwaga Yesu, baramurashe nta kibaho. Bamurasa kubera ko ari umujura. Icyo gihe yaratuburiye umuntu miliyoni 9, bamurasira disantere 2004 Kiruhura, arapfa. Ndashimira Yesu wandinze, akaba yarampaye agakiza kugira ngo ntangarize abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'inshuti zacu z'abanyarwanda ziri hanze mu bindi bihugu, kugira ngo tubatangarize ko mu ijuru hari Imana yica icyaka cy'ubujura, ikica icyaka cy'ubusambanyi n'ubusinzi, umuntu agahinduka icyaremwe gishya. Haleluya. Bibiliya iravuga muri Yesaya 1:18 ngo naho ibyaha by'umuntu byatukura tukutuku, Imana irabyeza muri rihumure. Haleluya. Bigahinduka nk'ubwaya bw'intama bwera, umuntu agahinduka icyaremwe gishya. Haleluya. Aho ngaho ndibuka umunsi umwe n'umunsi nigize kwiba umuntu ukomeye, mwiba miliyoni 2.5 ku butubuzi. Hashize nk'icyumweru mfatirwa mu Gatsata nanyweraga byeri, hanyuma ngo mare gufatwa nshiduka abahungu babiri bari bambaye civile bateruriye hano inyuma. Ari ukuntu bateruraga hano inyuma ipantaro igahinduka ikabutura, karuvati karere. Ubu nakera kuva nkiri n'igisambo nabaga nambaye karuvati. Karuvati ntijya imvamo, kandi urumva ntago naba narambaye karuvati ndi igisambo ngo mbore kutayambara ndi umukozi w'Imana, kuko nahindutse icyaremwe gishya. Haleluya. Imana ihimbazwe. Icyo gihe nabaga nambaye ikote, nambaye na karuvati, mfite na agenda, nambaye na marineti. Ukora iki? Ndi igisambo icyo gihe 2004. Urateruye rinete nkayitera urutoki ukagira ngo ni umuyobozi ukomeye, nawe kumbura kumwe n'igisambo ruharwa. Ndashimira Yesu muri iri humure, Imana nihumuriza abantu bayo. Amina. Ibahe agakiza. Ndi aho ngaho mu Gatsata nanyweraga mitsingi nshiduka bateruriye hano inyuma, ipantaro irazamuka induka ikabutura. Hari abahungu bazi gufata ku buryo aterurira hano ipantaro igahita yibwiriza ikagera mu mavi. Uwo munsi nibwo nasebye cyane. Uwo munsi bateruye ipantaro ihita ishwanyagurika, bajya kumfunga nambaye agakabutura konyine k'imbere nafunze na karuvati. Urumva icyo kinego? Ndashimira Yesu ujya umwakura abantu. Ndi ku ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana. Nukuri. Baramanukana bangejeje muri ofisi, nsanga nari nibye umuntu wambaye uniform, nsanga yambaye civile, arataka atuye umuntu niwe wanyibye. Baravuga bati uyu muntu ni igisambo ruharwa turamufite. Bazana igitabo banyandikagamo, nitwaga Rasta kandi nta musatsi ngira. Urumogi rwaramenye, nakwanga urumogi rw'amoko 3, urwitwa ijisho na sangirene n'umutwe. N'urumogi nararunywaga nka icyo bita swingi, nkajya amafuri, nkagenda ntakozeho kugira ngo ntababaza isi. Yo nageraga ahantu nabapigiraga rapingi, nkababwira nti niko ju batirayani yadushuje byarangiye, nitwaga rayani, nitwaga igenge, nitwaga iniga. Urumogi rwaramenye amaso, ariko Yesu ndagushimiye. Haleluya. Reka tubwire abantu ngo mu ijuru hari Imana igitanga ihumure. Amina. Imana ikibuka abantu bayo ikabahindura icyaremwe gishya. Haleluya. Barabara bati Rasta kwibisha ikaramu, gutanga akazi ntako ngira, gusoresha abaturage ntakorana na leta, kurara munsi igitanda cy'umugore n'umugabo bakaza kuryama mpari. Ibyo suri kubibwira ndicyo gihe. Icyo gihe babaraga dosiye maje kugira muri polisi, ndi muri polisi. Bakamenya ko wajya gurara munsi y'igitanda. Kuko nibaga bakamfata, bajyaga kumfunga ariko bakandika dosiye y'icyo nakoze. Donc nabaga nafatiwe munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo nari ngiye kubiba, bakantwara muri leta, bahitaga bandika dosiye y'icyo nafatiwe. Uwo munsi rero mfatwa, nageze muri polisi babara dosiye maje gukora. Bati Rasta iki gihe yaraye munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo, Rasta asoresha abaturage adakorana na leta, Rasta akodesha amazu ataraye,
Rasta akina umukino witwa iz'ubwenge ndaza kuhagera n'umukino urimo abadayimoni benshi turashaka kugira ngo duhumurize abantu ariko tumena n'amabanga ya Satani kugira ngo abadukurikiye ejo cyangwa ejo bundi batazibwa kuko njye weregisi niba narakijijwe abandi baracyariyo bati Rasta umukino witwa original garuka usubire kuranguza mu magazine ataraye basanga mfite dosiye 17 muri polisi mana yanjye bankubise inkoni nyinshi ndirahira nti data na mama n'abakirisitu mu itorero rya DPR mu karere ka Rulindo bati by'idini ntago biri hano barakubita nti nari umurokore ndagwa bati kugwa ni ibiki kubwira umuntu udakijwe rero ngo waraguye ahita ajya muri logique y'ubumenyi bwiza akakubwira ati ibisebe se wikoreye biri hehe iyo rero tuvuze kugwa turanaga bisobanura ni ukuva mu buntu bw'Imana ukava mu gakiza ugasubira mu byaha saa 9 z'amanywa nyine baramfata bajya kumfunga nkora igihano cyo gufungwa nkora isheni mfungwa amezi 9 uwo munsi nafunzwe mfungwa mfite ibiro 93 nsohoka mfite 33 uwo munsi nasohotse mfite ibiro 33 ngeze ku Kimisagara kuri electrogaze nsanga umuntu arimo aracuranga radio sonoteke ndayimwiba irimo no kuvuga uwo munsi navuye muri gereza nagira ngo mbwire abantu badukurikiye muri rihumure ko nta wundi muntu wakica icyaka cy'ibyaha kereka Yesu wenyine. Haleluya. Yesu ni wowe meze indushyi iruhiye mu byaha bitandukanye akayiyegereza. Amina. Akayihindura icyaremwe gishya uyu muntu akajya yenda atangaza imbabazi Yesu yamugiriye. Haleluya. Tumuhereze icyubahiro. Ikiro baragikuye nuko. Ushaka kumbaza ngo ese iyo radio wayitwaye ite irimo kuvuga? Nageze ku Kimisagara kuri electrogaze ku bantu badukurikiye kuri electrogaze habaga insinda ngufi yitwa ikinyengurube. Mpageze numva dayimoni aranyongoreye arambwira ngo umwana Jameni sangaye ubwo hari saa 3 z'amanywa ngo umwana Jameni njye najyaga numva amajwi y'abadayimoni nkumva dayimoni arambwiye ngo ndiniga ntengwe ngura umutafu ngo abaturage bose barapfuye ngo niwe muzimu hari dayimoni akanshuka akambwira ngo abapolisi bampora ubusa dayimoni arashukana njye nzira ubujura ariko dayimoni akambwira ko njye bampora ubusa numva dayimoni arambwiye ngo kandi ngire ya radio ngo wayimurya ngo nyirayo yarapfuye ndabanza ndapiyora gupiyora nukureba abantu bari dayimoni barambwiye ngo abaturage barapfuye ngo yagoswe ngo yapfuye ngo yimurye kuyimurya nukuyimwiba ndomboka gahoro nkipusi ndomboka radio mandayigabanyije agatotsi kari kamutwaye imenya nk'umuzamu w'ijoro nsubira inyuma Roranti dayimoni numva aransunitse arambwiye ngo tuyimwiba mitanyifungira rimwe mitangwa muri yansina yitwa ikinyengurube abaratatsa barabyinnye ati ni mu ntabare radio yanjye barayinyibye kandi yavugaga induruzi baziravuze habageze abaturage nk'ijana baramubaza bati tubwiza ukuri bati wavuye hano cyangwa ntiho havuye acizo sati nukuri ntabwo nahavuye batubwo n'igisiga cyitwaye abandi bati ntabwo igisiga cyatinyuka radirimo kuvuga ahana sinye ngo bagese deparari icyo gihe habaga isoko ry'abaga so deparari bati n'umujuru ujyanye so deparari cyangwa hakurya muri marathon mugeyo bamaje kurenga nyikuramo nyijyana mu nyagakoki ndayibaheza uwo mukino witwaga ubukumbyi gukora hasi uwo mukino witwaga ubukumbyi njyewe nageze ku rwego ndenga kuba umujura mbigisambu nageze buriya abajura baratandukanye buriya abantu biba amabasiyaraye mu gipangu hanze n'abantu imyenda ku mugozi ni ingegera njyewe nari igisambo kugera ku rwego no mu kiliziya nibagamo mu kiliziya se wajyagamo mu kiliziya nibyo umuntu mu kiliziya mutera irirenga iryo mufuka baryitaga irirenga mutera irirenga namuteye irirenga nsanga ni muremure aransumba njya hanze nshaka ibuye ripima nk'ibiro 60 ndishyira mu mufuka w'umweru ndaryikorera ndizana mu kiliziya ndihagararaho batakureba se narizanye mu mufuka bagira ngo mvuye guhaha nje kumva ijambo ry'Imana ndihagararaho none se ubwo niba narateraga irirenga mu muhanda muri gare Nyabugogo ubwo urumva mu kiliziya bahimbawe bari mu ijambo ry'Imana ahubwo mu kiliziya ni nko kuvuga ati yitwarira irirenga no gukora abantu mu mufuka ubu niyo kofi yawe nuko nakijijwe ntago wayinjyana ntibibaho niyo telefone ikuri ruhande nuko nakijijwe ari kera nakubwira nti kinamba Kacyiru tiziri hehe nk'abanayijyanye nk'ejo mba nuri umufuka ntuhagararaho mukinga ukuboko mutera dedwa irirenga 200 ndayamwiba ryabuye ndisiga mu kiliziya riri mu mufuka wari wayabonye si naye nayabonye igihe cyo kujya gutura cyarageze akuramo inote y'igihumbi asigazamo iza 5 ayasubizamo ne nayabonye kandi niyo yabaga atakozemo ngo nyabone naramumekaga kumumeka wabimenya se kumumeka nukumukozaho imitwe y'intoki nkumva kariyo
hari igihe twabaga turi abayuwayi babiri nkamubwira ni umukandagire umubwiriza kinamba Kacyiru ndamumeka kuzibumoso nimumeka nkumva biriyo ndakubwira ni biriyo mwana bira ni biriyo mwana jamene uza guhita uvayo umupakiriye mpita mutera rivaje n'udukino twabaga ariko mpuye na Yesu aranyemeza Bibiliya yavuze ngo Imana yibuka Rasheli nanjye yaranyibutse kandi nawe udukurikiye Imana ikwibuka haleluya itanga agakiza mu muryango wawe kuko icyatumye Yesu yerekanwa kwari kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi Imana ihimbazwe haleluya nkomeza kuba muri ubwo burushyi ndibuka umunsi nazibagirwa ni umunsi nari ntemeye mu majyepfo mu majyepfo umuntu arandangira arambwira ngo hari umuntu wororeye dendo 700 ngo nzakodeshe dahiyatu njye kuziba nkodesha dahiyatu umushoferi w'igisambo tugeze mu majyepfo ni mu karere ka Ruhango amafaranga yakuye heza amafaranga nabaga nyafite nari igisambo nabaga mfite nk'ibihumbi 200 ku mufuka ngendana buri munsi none wari umusirimu nari umusirimu urumva nari mfite secrétaire ufite masters n'umubitsi muri lisansi dukora inama y'abajura ikavamo n'imyanzuro nibisha imodoka nkahisha n'imodoka nge nari igisambo ntabwo nari ingegera wari wararenze urwego rwo kubingegera narenze urwego rwo kubingegera urumva niba narakodeshaga amazi atari yanjye urumva niba naratangaga akazi ntako ngira natangaga n'akazi ntako ngira nkagupanga nabaga mfite dokima nandika nkakubwira ni nuwo nagurishije inka mu cyaro mubwira ko ndamuha akazi ndanamutegera mujyana mu cyaro mu burengerazuba bw'igihugu agurisha inka nk'umuntu uri kumwe na boss hagaruka mu mujyi hano rwagati muta mu mujyi hano mu cyapa kwa Rubangura arabyina ati nka yanjye ati ntangiye gusara ati ntangiye guhuma ati yendaga kwima batubera ntiyasaze amafaranga yose wayajyana nayazanye yose nayakukunda kandi kuba dukurikiye bataza kugira ngo harimo uburozi nta burozi nzi nta n'imiti yo mu bapfumu nzi ni abadayimoni benshi no gutinyuka cyane na rwa rumogi rwishe twanywaga kandi ayo mafaranga yose nta kintu yatumariraga nayatungagamo inzu bakayiteza cyamunara n'ibyo undi muntu natungamo ikinyabiziga bakagiteza cyamunara n'ibyo undi muntu nta kintu na kimwe cyo mu bujura nigize ndamura kuko muri Yesaya 48:21 Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga ku bantu badukurikiye ukiri mu byaha va mu byaha kuko nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga umuntu ufite amahoro ni umuntu uri mu bwihisho bwitwa Kristo Yesu Imana ihimbazwe haleluya ngo tugere mu majyepfo ndi ku ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana muri iki kiganiro cyitwa ihumure ndi ku ijambo ryitwa kwibukwa n'Imana Imana yarangiza ikanakumvira haleluya tugeze mu majyepfo umushoferi aparika dayihatsu asigaye ayirinze kugira ngo batere retroviseri nurira igipangu ngeze mu gipangu imbere nsanga umukire yororeyemo dendo afite n'inka z'inyarwanda ku manywa nijoro saa 5 z'ijoro ngo ngere muri icyo gipangu inka iravumera ivumereye nyir'urugo abwira umugore waramubwira ati muri iki gipangu hashobora kuba hinjiyemo umujura mpereza itoki umpereze n'umuhoro nge kureba arasohoka ngo acekinge mbona ari bunteme mpita ninaga mu nka 3 nini ntega amaboko neza nk'amahembe y'inka arabarasanga zose n'inka abwira umugore ati twigire kuryama zose ndabona ari inka bageze ku muryango agira ubwoba abwira umugore aramubwira ngo nubwo njyanye ariko bari butwire umugore w'umuhanga imodoka iparitse hanze iparitse hanze ku muhanda bo ntibazi ko hanze hari indi modoka ageze ku muryango umugore aramubwira ati ubwo ufite ubwoba jya ukubita inka imwe uyibara uyishyira ku ruhande ukubitiye kabiri uyibara uyishyira ku ruhande tuhita umutema ndavuga ntari bunteme tu ndabana nimanika amaboko ikuzo we Imana iracyafite ubutwari haleluya Imana iracyarinda abantu bayo kugira ngo ibahe agakiza hari n'umunyarwanda acimugana avuga ngo ntawe uvumira itararenga buriya umunyabyaha atarapfa hari ibyiringiro by'uko yakakira agakiza haleluya akubita inka ya mbere ayibara ayishyira ku ruhande ndavuga ni ntega amaboko musaba imbabazi arayacamo kabiri n'urira igipangu aramanuza umuhoro akubita inka ya kabiri ayibara ageze ku 8 ku 8 arananirwa naniwe akajya zibariraho ziri zari zingahe zari nk'inka 40 zari nyinshi cyari igipangu Kigali mita mukubita icyo bitaga sikive mukubita wesdoro sikive no kumwihisha wesdoro no kumukwepa nurimi rwabaga mu bayuwayi wamumenya umuyuwayi ni umunwaro umujya avuye ku mubumbe umubumbe wawumenya umubumbe n'ifuri mita mukubita sikive mukubita wesdoro nagaze ebyiri nsutamye nk'umuntu ugiye kuzikama arabara kubw'imbabazi z'Imana banyuzeho abwira umugore ati tujye kuryama ni Yesu wandinze kugira ngo muri kino gihe mbe ntanganiza abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'inshuti z'u Rwanda ko mu ijuru hari Imana ijya yibuka abanyabyaha none se we nta kintu wari witwaje nta kintu nari nitwaje nta cyuma ntaki
amaje kugera ku muryango aramubwira ngo ndagiye ariko ndacyafite ubwoba, nambyutsa bwa gatatu ndamucamo kabiri. Bamaje kwinjira mu nzu nurira igipangu, mbwira umushoferi nti ati imodoka twigiye Kigali ataza kuntema. Ndashimira Yesu ko aho naharokotse, ndashimira Yesu ko amaguru yanjye ari mazima, niyo mpamvu twanabonanye kugira ngo tubwire abantu ihumure Yesu atanga. Yesu ni mwiza. Nakubiswe inkoni mu bujura, uzikubise inka yapfa. Nakubiswe inkoni nyinshi, nafunzwe inshuro 73 byaranze. Wafunzwe inshuro 73. Banciriyeho imyenda, banigishije karuvati n'ibyo abantu bakomeye, bankubise inki z'amaso nitura hasi nzana urufuzi, bankandagiye ku gikanu urufuzi nuca mu mazuru, ariko bandekura nkiba abantu 5 ku munsi. Ariko ngo muhure na Yesu yica icyaka cy'ubujura. Ariko dusubiye inyuma gato muri famiye y'iwanyu, bimwe abantu bita karani, hari umuntu wigeze wiba nk'uko wibaga? Muri famiye y'iwacu nta muntu wigize wibamo, ahubwo ibyo byaturukaga mu kugwa. Nagira ngo ntangarize abantu badukurikiye, buriya kuba warigeze kumenya Yesu ukamenya agakiza ukagwa ni bibi. Bajya banasoma n'ijambo ry'Imana baryumve mu butumwa bw'isi ko bwanditswe na Matayo 11:43, 12:43. Bibiliya iravuga ngo umuntu yasubiye mu by'isi, ngo yavuye mu gakiza agasubira mu by'isi agasubira mu byaha, ngo dayimoni aragenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, ngo bakinjira muri uwo muntu, ngo ibya nyuma by'uwo muntu bikaza birushije ibya mbere kuba bibi. Ngo niko bizaba kuba iki gihe kibi. Mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero ibice 2:24, Bibiliya iravuga ngo umuntu yasubiye inyuma iby'isi bikamunesha, ngo abameze nk'ingurube yisubiye kwigaragura ku birutsi byayo. Bivuze ngo umuntu wakiriye agakiza iyo aguye agasubira mu byaha aba mubi, akuba inshuro 7 uko yari ameze mbere atarakizwa. Tuvuge iyo ukijijwe waranywaga icupa rimwe rya byeri ukagwa, noneho unywa amacupa 20. Iyo ukijijwe waranywaga isigara imwe, nyuma ukagwa, noneho unywa ipaki 2 z'isigara, kuko Satani ahita gukanda kugira ngo utazeguza umutwe. Ariko haracyariho ibyiringiro ko nabaguye Imana yababyutsa. Haracyariho ibyiringiro, haracyariho ihumure ko nabanywa ibinzoga, ko nabasambanye, ko nabajura, ko nabarya ubugoro, ko nabakijya kuraguza, ko nabagiterekera, ko Imana yabaha agakiza kuko imbaraga z'Imana ziracyakora. Imana nihimbaza. None se nk'umuntu wari warize ishuri ry'icyumweru, nta kantu k'agasigisigi kakuzagamo ngo kakubwire ka turi mu mafuti ibuka Imana? Ikuzo we uri umuhanga. Arigihe nabaga mpagaze nko muri gare ya Nyabugogo cyangwa ku Kimironko cyangwa nteze nko ku bigo by'amashuri nahategeraga abanyeshuri nkabibamenera vare bazizanye. Arigihe nabaga mpagaze Imana ikantumaho umuhanuzi akaza kandeba. Hari n'umuhanuzi yigize kuntuma araza arambwira ati papa ndashimira Imana kize n'amazina y'ababyeyi bacu. Ati so yitwa gutya na gutya, nyoko yitwa gutya na gutya. Ati kandi ati ugize no kuyobora korari ukiri umunyeshuri utaragwa. Atumva ko Imana yakuntumyeho. Ni ngaho tega amatwi. Hari n'igihe yamuntumagaho nkagira ngo ni n'inzara nkamukubita 10,000 we, nubwo n'inzara ikuzanye genda. Ati Imana irambwiye ngo nubwo uri umupagani ku rwego rwo hejuru, Imana izagucakira iguha agakiza kandi izagukuramo umukozi wayo mwiza, uzajya uvuga abantu bumva Imana. Haleluya. Nkabininira. Akaba n'igihe nteze ngiye nko kwiba nk'umuntu, n'igihe najyaga nko kwiba nk'umuntu nkumva ngize ubwoba, Imana igahita inzanira ya filime nkiri umurokore, nkiri muri Ecole de Demarche, nkiyoboye korari, nkiri muri korari y'urubyiruko, ikanyereka amakorasi najyaga ntera, nkahita numva ngiriye impuhwe uwo muntu yagiye kumwiba, nkamubwira nti genda nitwongera guhura ufite amafaranga menshi nibwo tuzakorana. Nkuko wari ubivuze, Imana yagamo abanuzi, ubundi ijwi nkaryumva, Imana ikambwira ngo komeza ubyigaragure, ariko nduwiteka nzagucakira ku bantu bemera ko Imana ivuga. Remo n'abantu bajya bavuga ngo Imana ntivuga, ariko reka ntangariza abantu ko iyaduhaye umunwa tukaba tuvuga nayo iravuga. Haleluya. Iyaduhaye amaso tukaba tureba nayo irareba, izi nibyo ubamo. Iyaduhaye amatwi tukaba twumva nayo irumva. Umuntu ashobora kuzana logique y'ubumenyi bw'isi yiza akavuga ngo si Imana ivuga gute. Imana ivugira mu bantu bayo, ikavugira mu bahanuzi, nawe yagusanga akakubwira ngo nubwo uri mu busambanyi, nubwo uri mu businzi, nawe Imana nawe naguha agakiza. Nkomeza kwigaragura muri iryo vata ry'ibyaha. Ndibuka umunsi nazibagirwa, ni umunsi nibyo umukecuru ku Gaseke Ibyumba. Mwibi 2016
agurishije amatungo 2 yitwa ihene. byose arabibwiwe niki? Nari ndi mu isoko ngewe najyaga niba no mu masoko yo hanze. Nkategeka nkajya kuri base nkagishyorongi. Uziko riri bureme. Nziko nabaga nzi n'ubu ngubu iyo mfite amatransport mfite amatike ndatega nkajya gutanga ubutumwa bwiza bw'ubuhamya n'ijambo. Ko Yesu yaramvunjiye uko najyaga ntega njya kwiba abaturage unsigaye ntega njya kubabwira ko Yesu agiye kugaruka bakava mu byaha kuko imbabazi z'Imana ziracyabariho. Umukecuru bugiye. Umukecuru ndateze njya ku Gaseke Ibyumba ndi kumwe n'uwo mujura witwaga Yesu yari akiriho atarapfa. Tugeze ku Gaseke Ibyumba mu gihe ndimo nshakisha uko ndi buterire irenga abantu kuko n'abadamu bajyaga bibikira hano narabibaga. Aha bajyaga babika rwose mu mabere namuteraga deduwa nkaryegura agapfurumba k'amafaranga na telefone icyo gihe zitari zaza agapfurumba k'amafaranga nkabanda kamwibye yagera imbere yakisakasa akabara ati yaryeguye ati yakozeyo bateguye ati nibera ati yanyibye batubwo n'uwitwa Rasta batitaha yakwemeje. Ndashimira Yesu nari ndushiye kuba barirwa kabigasekwa nk'akeza stati najyaga nararogiste stati ivuga ngo Yesu araruhura. Ariyo umuntu ugeze gusoma namwe ate ko kukiri ijambo warogiste ngo Yesu araruhura muhaye ubuhamya arambwira ati koko Yesu araruhura. Yesu niwe wenyine uruhura indushyi akaruhura abanywa urumogi akica icyaka cy'ibyaha. Aha uyu mukecuru agerekesha amatungo 2 yitwa ihene bamuha 16,000 uri kumureba mureba. Ubwo uyu mujura witwaga Yesu we yarari mu kindi kici yarari mu rundi ruhande arimo gutera irirenga abantu arimo no kugenda azitura n'ihene aho baziziritse kuko hari ukuntu twajyaga twiba n'ihene ukuntu umuntu akagura ihene cyangwa akayigurisha mu gihe ategereje ko ayigurisha akaba yishyize ahantu mu bwatsi nayo twarayizituraga tukayitegera moto tukayigurishiriza mu nzira. Twarindushyi Emi twarindushyi utabona harimo abantu bagiye bakizwa bakurira muri ekoreze dimanche kuko nari ngeze ku rwego nyura muri quartier induru zikavuga nkumva abaturage baratatse bati arabwenge batabyumva bati imvura yaguye kandi izuba riri kuva ariko ngo duhure n'uyu mugabo witwa Jesus araturuhura izina rye nirihabwa icyubahiro. Umukecuru umura ku Gaseke Ibyumba uyu mukecuru bamuha 16 aca inyuma y'isoko ku Gaseke Ibyumba ngira ngo agiye kuyahisha mu ibuye cyangwa mu gihuru mbona aciye bugufi yitonze aterura inguti 3 yari yambaye ayashyira muri mugondo ya 4 agaruka mu isoko mutera rivage ndayamwiba. Ukoramo se? Mukoramo kandi ari mu isoko. Gute? Utiza gute? Ndahageze. Mita nshakisha umujura witwaga Yesu mu isoko vuba ndamubwira nti banguka umfashe umuntu tumwibe. Arambwira ati se nangahe agerekesheje ihene 2 bamuha 16 mureba mumfashe muterije irenga. Arambwira ati Rasta Alex ntaryari rizwe ati Rasta nubwo uzi kwiba ntabwo wayazana. Ndamubwira nti nayazana. Arambwira turayazana gute? Ndabwira nti wowe umumpamagarire umumbwira uti shanga nakwitaba umumbwira uti ndeba nanjye nkurebe. Ati mu isoko baradufata nta muntu udufata ni ibyo uri bukore nanjye ibyo ndi bukore ngenda bizi. Ati abaramuhamagara ati shanga. Umukecuru aramubwira ati karame mwana we yarafite nk'imyaka 60. Uyu mukecuru ajya mbabaza nanakoreye n'igiterane cyo kwamagana ibiyobyabwenge cyateguye na ADPR Gaseke ntangazo ngo ndebe ko umukecuru namubona nyamwishyure ndamubura. Umushumba arambwira ati ashobora kuba yarapfuye cyangwa akaba yarabimye iryo soko ari uwakuri. Ati ndeba nanjye nkureba. Umukecuru asenda kureba he mwana wa nanjye nca bugufi nitonze ku Gaseke Ibyumba nterura zangutiye 3 nitonze. Uri inyuma ye? Ndi imbere ye. Mu isoko batabareba? Mu isoko abantu bahari. Nta miti nta burozi wo mukino witwaga peverasiyo. Gupevera ukajya mu ngutiya z'umukecuru cyangwa gupevera ukajya munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo bakaza kuryama uhari bakanasinzira uhari. Uwo mukino witwaga peverasiyo. Naheze usesera mu ngutiya nta muntu ukureba. Nta muntu utureba. Wese ntiyakurebaga umukecuru. Yesu yaramufite arimo kumubwira ati ndeba nanjye nkurebe mu gahanga. Ati ndeba nanjye nkurebe. Nkuko mfashe no Bibiliya yamubwira ati ndeba nanjye nkurebe. Neno nanjye ndi mu ngutiya ndaziterura nitonze nzigejeje mu ivi rye nzitegesha iryanjye. Mutezi irenga mu ikabutura ya 4 16 ndayazana zangutiya ndazirikura zisubirayo. Nta muntu numwe yigeze atubona. Mwari mufite imiti? Nta miti. Nta rwose menya amabanga ya Satani imyaka 18 uyu ni wa 19 harimo uburozi harimo imiti yo mu bapfumu harimo amavuta twisigaga naba narabivuze pe. Nigize nkora ikiganiro kimwe kuri radio imwe umunyamakuru umuntu ahamagara umunyamakuru yari radio nkora mutima
aramuhamagara aramubaza ndumva ni nka hagati ya 2016 na 2017 umunahamagara umunyamakuru witwa Pascal aramubwira ati ucungane na telefone yawe ati ntabwo uri buyitahane atari bukwiba ati tugize ubwo umunyamakuru aramubwira atanyura hano twamenye ubuhamya ari naho nakoze igiterane izo ni ingaruka z'ibyaha umuntu yihana ibyaha akababarirwa ariko ingaruka zikamugeraho kuko ikuzo njyewe namaze imyaka 3 mu nzu y'Imana nta muntu wemera ko nakijijwe nabandi mwiteraniro nkumva abantu baranihira ati ati mugire ubwenge ati twanajwe abantu bati se ni ataha ati Bibiliya ngo mukizwa ariko mugire n'ubwenge izo ni ingaruka z'ibyaha narihanye ariko abantu batari bakire ko navuyeyo Alex wacekeje kazi hari naho nigishije numva umuntu arasimbutse mu giterane numva arasimbutse ati cyangwa nicyo cyanyibye bakwibye ryarese ati ni 2010 ikozo twavuye kure ntukajye ubona abantu twambaye karuvati ntukajye ubona abantu tubwiriza ijambo ry'Imana tutakoze ku buhamya kugira ngo nta kintu cyo kuvuga dufite kirahari turashimira Yesu wibuka abantu bayo mbarumbwire mukecuru byarangiye mumukureho neza tumukuzaho turayatahana hari naho nigishe mu giterane Nyagatare numva mudamu arasimbuta ati cyangwa nicyo cyanyibye ndamubwira nti bakwibye ryari ati ni 2010 nicyo gihe narakijwe mvuga n'ubutumwa bwiza ati nangeza ngo nicyo izo ni ingaruka umuntu yihana ibyaha ariko ingaruka zikamugeraho ni nako Dawidi yabigenda Dawidi yakoze icyaha arasambana arangije yicisha none uriye umwana wavutse arapfa kandi yarahawe imbabazi Alexi reka dusubire inyuma gato ibyumba muri segondera aho wigaga uyu mwuka niwo wagufatiye niho wamfatiye uyu mwuka wowe wibitekereje wumva waraje gute byatewe n'iki ni kigare n'iki byatangiye gutura uyu mwuka ahantu wamfatiye ni ikigare kuko urumva nta sigara narinzi nta rumogi narinzi nta biyobyabwenge bindi narinzi ni narakuriye mu rugo rukijijwe ariko kubera kwigana n'abanyeshuri bamwe na n'ubu kandi turabafite umwana akaba yiga segondera ariko akaba ari umunywa rumogi none kwa kundi hari arimo urubyiruko rumwe urumogi icyo gihe nanjye ntangira kujya njya muri cya kigare bansomyeho njya muri furi ngiye icyo bita izunga ni horo ni amafuri ni nka kwa kundi umuntu aba yasinze ujya ubona abasinzi basinda noneho bancomejeho rimwe umwotsi unjyana icyo bita hanguva ndameneka njya ku umubumbe ni swingi noneho ngiye swingi wowe wasetse watembagaye noneho ngiye swingi numva izo swingi ni nziza bukeye ndongera nsubiraho ndacoma njya ku mubumbe naho nahise ngendera urumogi ruragenda ruranzitira nungira koronike ruragenda ruramena none ntangira burya icyaha kizana iruto natangiye nk'urumogi mu kundi kwezi ntangira nisigara nyisomaho noneho ntangira no kujya nywa n'urwagwa rwa bitoki naho nahise ndambararira mba umupagani rwimba ariko ngeze noneho mu mujyi wa Kigali mba international naho ngaho nahindukiye mu mujyi wa Kigali amasoko yose ndayazi nayacagamo urumva kugera ku rwego nsoresha ntakorana na leta umva kugera ku rwego nakinaga n'umukino witwa original ariko wambabariye nkakora ku mukino witwa original tukamena amabanga ya satani ko na n'ubu ngubu harimo abantu bakebwa gutyo reka twinjire mu mukino wa original umukino witwa original naguraga ibiro 5 by'umuceri akarindwi k'amavuta y'ubuto umufuka w'amakara n'igitoki ibiro 20 nkabikira muri butu y'ivatiri yanjye ariko mfite n'umushoferi untwara w'igisambo wari warayikodesheje nene narayiguze ivatiri ya 2,000,000 nziza gikumi nziza ubu ngubu ni nka 10 na zingaye tukagenda ibyo kurya birimo nafunze karuvati na jenda yanjye na marinette kagenda tukareba igipangu cyiza umukozi akaza kundeba nkamubwira ntishobuja na nyokobuja barambwiye ngo wakira ibi byo kurya ubishyire muri stoke ubukuraho n'ibyo kurya asigaye umpiri ya firigo tujye kuyikoresha ifite ikibazo umukozi yareba ibyo kurya yareba ivatiri yareba congo na marinette agahita avuga ati uyu muntu akora na databuja cyane ko nta telefone zabagaho agahita niyo yabi nariho ntago watekereza icyo kintu agahita akingura kuri saro akabyinjiza akatwereka aho firigo icometse nkayicomokora nkayijyana mu isoko rya Kiruhura uwo mukino witwaga original waguze ibintu byawe najyanye ibintu by'ibihumbi 20 nzanye firigo y'180 cyangwa 200 uwo mukino witwaga original abadukurikiye bamenye ko niyo mikino igikorwa
ubu ujya kumva umuntu ngo bamukubise 200 ngo bamukubise 350 bamukubise miliyoni zingahe kumva umuntu ngo banamubwiye ngo hari inzigurishwa ndetse akaba afite n'abagabo bamusinyira kandi n'abari abajura mube maso. Icyo twahamagariwe nukugira ngo twerekane imbaraga Yesu agira. Icya kabiri nukugira ngo duhumurize abantu bafite abo batarakizwa ko Imana yabahagakiza. Icya gatatu nukugira ngo tumene amabanga ya Satani. Furemo kugwaza ngo umuntu wize ufite dogiteri kumva bamwibye miliyoni 5 akibwa n'umuntu utarigeze anarangiza kaminuza nta na lisansi afite. Kubera iki? Kubera kumushushanya ngo velomoteri yagonganye n'indege agatega amatwi ngo velomoteri yagonganye byahuye gute. Mube maso. Harimo n'abantu bajya batubwira ngo tuba turimo kwimena indawe ya ntabwo ari gutanga ubuhamya tukabwira abantu ko twari abajura ruharwa, ko twari abasinzi ruharwa, ko twari abasambanyi ruharwa. Ntabwo ari ukwimena inda, ahubwo ni ukwerekana imbabazi Yesu agira. Uri fiyeri yabyo? Ndi fiyeri yabyo ko kwerekana imbabazi Yesu agira, tukerekana imbaraga Yesu agira. Erega iyo dutanze ubuhamya abajura barakizwa, indaya zigakizwa, abamwana bagiye bagakizwa, erega polisi ifite n'ibindi yakora. Nk'ubu iyo tugiye mu bigo by'ingororamuco tukajya za Gitagata, tukajya za Wawa, tukajya ku maradiyo tukabwira abantu aho Yesu akura abantu, abanyabyaha barakizwa, polisi ikagira ibindi bintu ikora. Nicyo gituma dutanga ubuhamya, kandi n'uwaba yimena yabamena inda ye ntabwo yabamena iy'abandi. Hanyuma uyu mukino wa original nawo mwarawukoze? Twarawukoze kandi ukaguhira? Ntabwo wawugufatiyemo? Narafashwe bankubita inkoni zo imirundi bari barayimennye. Tore niba wowe unyagereye uyu ni umuhini nari nibye umuntu furates zari zaza nari nibye umuntu televiziyo hano ku Kacyiru umukansereye. Niba umuntu televiziyo nanyweye urumogi amabura 3 y'urumogi rwitwa ijisho, televiziyo maje kuyimwiba ndayicomokora, urumogi rurambwira ngo ninyitware mu mufuka y'ipantaro. Mbona televiziyo ndi urumogi ruramena rujyana swingi rujyana ku mubumbe. Urumogi niba televiziyo nta muntu mbonye ndayicomokora neza, urumogi rurambwira ngo mwana Jameni nguri niga ngo kandi ngo wageze mu rugo rw'abarezi, abantu nibagana bitaga abarezi, ngo yimwibe ngo yimufoke ngo yishyire mu mufuka y'ipantaro. Mbona televiziyo iri bujye mu mufuka y'ipantaro, nyisesezamo ndwana nayo nyirurwo amfatiramo. Yari umusore munini rwose urusha nk'ibiro 5, nawe yarisheye. Yankubise imigeri yo mu mbavu, antera imitwe nitura hasi, ankubitira muri sariwe ku manywa y'ihango 6:00. Azana ubuhiri anjonja akubita ubungu barabumenagura. Mbwira Imana ntibuka imirimo nagukoreye ntaragwa. Yarankubise ngera ku rwego insazi zintumaho nk'umuntu wapfuye. Mari icyumweru cyose ntabasha kugenda. Uryamye he? Ndyamye iwanjye, narakururutse, nakodeshaga agashamburete kangana nk'igipfunsi, njya kuryama iwanjye hano mu Kimicanga. Haciyemo icyumweru maje koroherwa, niba abantu 5 icyarimwe mbibiye muri gare Nyabugogo ku butubuzi. Mbapigira ingoma mbatwara 150 ari abantu 3. Ariko ibyo byo babikora gute? Ku butubuzi ko ngiye kuhagera mu kanya. Ngiye kuhagera mu kanya. Mwemeza kuba muri ubwo burushyi, nacanze n'ikibiriti umuzungu narara. Kari Yesu wakabonye 2 4 8 ni 16 5 ni 10 hano ku 19 munsi ya 19 aho 19 aho yakoreraga ku ikorosi impande ya DPR Muhima. Nacangiraga ikibiriti na hariya Feruje di Santere, nacangiraga ikibiriti ni karita. Umuzungu narara. Ikibiriti cyo noneho kiba mu ubwenge ku rwego rwo hejuru. Nabaga mfite ibibiriti 3. Kimwe nkagisasamo papi yakora hasi, nkagishyiraho amasaka, hejuru nkashyiraho imyambi, ibindi bibiri bikaba biri mu busa, nkagicanga. Bariya baryaga babaga ari bagenzi banjye. Yaryo ukagira ngo ni umugenzi nawe uri burye washyiraho nkabanda kwemeje, nkabanda guturikije niko twabyitaga. Nibyo abakomeye niba boroye abapastori bo narabibyo, nibyo umupastori cya 10 1990 arabyina, avuga igihe yakirijwe, avuga igihe yabatirijwe, avuga igihe yabereye umuririmbyi, avuga igihe yabereye diakoni, avuga igihe yabereye mwarimu, avuga igihe yabereye umupastori, avuga igihe yabereye ati umushubaranyi cara byina karuvati leta batitaha. Yakunda kubwira abapastori n'abarimu, nijye mushima Imana kuko twahuye narakijijwe. Bona baziraga kubi abacuruzi, nagutegeraga ku mangazini uje kurangura miliyoni 6 nkazigukubita ugasigara ubyina. Ariko ayo mafaranga washiraga? Nayaguragamo inzu, amafaranga yanjye nta busambanye, nta bagore, nayambaragamo neza, nkayaguramo inzu cyangwa imodoka, ariko nakiba undi muntu bamfata
naba mfunzwe abaturage bagatanga amakuru bakavuga ngo no muntu nubwo afunzwe ariko afite inzu nyabunaka nkashiduka barayiteje cyamunara. Nta kintu na kimwe cyo mu bujura nigize ndamura, kandi nanjye kuva nakizwa amaje kungira inshuro 16. Ego bikira. Kuva nanjye nakizwa n'ubu Imana yarambwiye iyo banyibye nkataka, Imana irambwira ngo ceceka ngaba wibaga kera basigaraga bameze bati. Hanyuma ndumva twagana ku musozi ariko nkavuga ku butubuzi. Reka twinjire mu butubuzi. Ku butubuzi kuko ngira ubuhamya byibura butwara icyumweru. Ariko kandi ni byiza ko iyo umuntu azakora igihe kirekire avuga ibintu biki rwose. N'ubutaha tuzagutumira. N'ubutaha ubutaha nshobora kuzakura uko naranguzaga mu mangazini atarayange, umukino witwa ubukumbyi, umukino witwa ubumanuzi, kumanuza ibintu mu mangazini. Ubutaha urabisubizayo? Ndabisubizayo, tuzabikoraho ubutaha. Abantu bari kure iki kiganiro baramerera nabi. Tuzabikora ubutaha uko naranguzaga mu mangazini atarayange nyirayarimo, nkakuranguza wowe uparitse imodoka hanze kandi nkaguheza, uko nakumanuzaga ibintu muri butike nkabitwara kandi urimo, tuzabikoraho ubutaha. Uko nararaga munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo, uko ninjiraga ku mugoroba nkihisha mu rugi rwo ku muryango, nuko ninjiraga bagiye muri dushe, nuko navagamo, tuzabigarukaho ubutaha. Umukino witwa garuka usubire tuzakoraho ubutaha. Umukino witwa kata tuzakoraho ubutaha. Uko najyaga ntera rivaje tuzakoraho ubutaha. Uko najyaga ngurisha inka z'abaturage mbavanye naho i Kigali mbabeshya ko ndabagarura nkabaha akazi, tuzakoraho ubutaha. Ahubwo uyu munsi dukore uko ubutubuzi bwakorwaga. Nuko Yesu yamfashe tse tuzabikoraho ubutaha. Ariko hoya uko Yesu yancakiye ibyo ni ngombwa. Uko ubutubuzi bwakorwaga nuko Yesu yamfashe. Rwose. Ubutubuzi twabaga turi abajura batatu. Kuba dukurikiye muri iki kiganiro cyitwa ihumure, ariko gifite topic ivuga ngo Yesu Imana yibuka abantu bayo yarangiza kanabumvira. Amen. Uko ubutubuzi bwakorwaga ari abantu na nubu iyo ndi nko muri gereza ndimo nigishwa imfungwa n'abagororwa, hari igihe nk'umupolisi cyangwa umurinzi ambwira ati nugera ku butubuzi uhatinde kugira ngo tumenye amabanga mwakoreshaga. Niyo ndi mu giterane cyo kwamagana ibiyobyabwenge, iyo mpageze barambwira ati uvuge uko ubutubuzi bwakorwaga, ati kuko abantu na nubu n'intiti zibaza uburyo amafaranga yahinduka impapuro, telefone igahinduka isabune cyangwa ibuye, kandi nta burozi bubamo bikabacanga. Aha rero niho ngeze. Amen. Twabaga turi abajura batatu, nge nkita umushoferi, mugenzi wanjye w'igisambo wa kabiri akitwa umugenzi, uwa gatatu uza gusuza avuga ibyabereye mu nzira akaza gusuza ari uwa gatatu avuga ibyabereye mu nzira. Nkafunga karuvati neza na marinete. Mugenzi wanjye nkamwambika igikapu nk'umuntu uteze ugiye mu ntara, agahagarara nka hariya, nanjye nkagaha nka hariya, uri buze gusuza agahagarara nka hariya. Nkakudoda, nkagupigira ingoma, ugashya ukanatura. Ibyo ni ibiki? Urwo ni ururimi rumeze nk'igishinwa. Sobanura duke twumva. Kukudoda ni ukukubaza aho ugiye. Kugupigira ingoma ni ukukubwira amagambo. Gushya ni ukubyumva. Kwatura ni ukunyishyura. Wenda reka mbivuge mu kinyarwanda cyumvikanye. Nkakubaza nti ukomeje. Waba wambaye uniform, waba uri doctor, waba uri pastori, waba uri umucuruzi ukomeye waribwaga. Nkakubaza nti ukomeje. Kananga urugero rwo mu majyaruguru. Ati nkomeje mu majyaruguru mu karere ka Musanze. Nti ko mfite imodoka yaburaga abantu babiri. Kandi Musanze ni ibihumbi, icyo gihe hagendwaga n'igihumbi. Kandi kubera ko ndimo kwihuta nujuje, ndagukuriraho 300 nkutwarire 700. Kuko ndimo kwihuta ari imiti ngiye gupakira Musanze. Ndimo ndihuta naburaga babiri, ndagukuriraho turuwasa nkutwarire 700. Wakiyangana nkagutwara ati twajyana. Niko naburaga undi muntu umwe wakiyangana ukabuhagaze hano mu munota umwe nkamushaka ate agahagarara hano nkahita nkora ku mutwe. Mugenzi wanjye w'igisambo yetse igikapu akaba yambonye nkaza nti nawe ni Musanze ate nti nawe ndagutwarira 700 nk'uyu mugenzi ate umugenzi turi bwibe ntiyamenyaga ko ari igisambo yagira ngo ni umugenzi bajyanye. Abantu badukurikire pe. Nkahita nyana nkabwira mugenzi wanjye wa gatatu w'igisambo nkaba nti umuntu twamwitaga idage nti cyangwa ikinyugunyugu, ndashimira Yesu ko yankweye ayo mazina. Haleluya. Ni idage igiye i Musanze. Umushokeri mugenzi wacu narangije kumumushyiraho. Genda usuhuze mugenzi wawe, mubwire ko uvuye i Musanze nonaha, ko nyirangana makwasi nahabereye impanuka y'abagizi ba nabi bataho imperekeza bitwa bademobe, ko bitanze imbitse imodoka yarijyanye amafaranga i Musanze yafarije, bakayambura miliyoni 50 z'amadolari na 25 z'amanyarwanda. Uvuge ko leta ikimara gutaka ngo bafate ibisambo, bya bisambo byanaze miliyoni 5 hejuru,
abaturage nk'abo bafase ibishyamba bakifatira amafaranga. Tuvuge ko leta yashyize umukwabo, umuntu uturage wese urimo kuhagera afite amafaranga, leta irimo kumubwira ngo nayasige azagaruka nyuma y'iminsi 3 iperereza rirangiye. Kandi iyo mpanuka ntabaga yabaye, ni umukino twabaga turiho kugira ngo twirire dage. Nuvuge ko ari n'undi mugore wahataye telefone basomye mu butumwa bugufi, basanga arahandi bari kuzajya gutera ku itariki 30 i Musanze. Nuvuge ko na leta irimo gusigarana iyo telefone. Wa mujura wa gatatu akagenda agasuhuza mugenzi we akamubwira ya mpanuka, akabivuga neza ukuntu barashiye iyo modoka, ukuntu abaturage batwaye amafaranga, ukuntu leta irimo gusigarana amafaranga y'abaturage. Uwo turi bwiba agahita ataka, agahita avuga ati ati miliyoni zanjye 2 ndazihanyuza gute? Dugahita tumenya amafaranga afite. Yarasuhuzwaga agashya, tugahita tumenya amafaranga afite. Urimo gusuhuza agahita avuga ati kandi uri bwibwe ntamenya ko abo bantu ari abajura. Reka da, karuvati twayifunze, mu mugenzi w'igisambo yambaye yahetse igikapu, hakaba n'igihe yitwaje inkoni nk'umuntu w'umusaza, akerekana ibimenyetso ko arimo ateze kandi ari igisambo. Urimo gusuhuza agahita avuga ati tuza, ati twamenye uburyo turi buyahanyuze. Uri bwibwe agahita atega amatwi. Ati murabona ino envelope ya 16, ahangeze kuri envelope abantu badukurikiye cyangwa bazadukurikira batega amatwi. Ati murabona ino envelope ya 16 ndatebe. Ati kubera agapuderi bikoranye urayigura ugafata amafaranga yawe yose yaba miliyoni 5, sibye ko twatuburaga ari munsi ya miliyoni 10, kuko envelope ya 16 ntago miliyoni ari ziri hejuru y'10 wazimwiba, yabaga ari menshi. Urafata miliyoni zawe zose nta nari mukize ku ruhande, uyazinga neza, uyashyira muri envelope, ufata telefone yawe uyizimye, ushyira muri envelope, nurangiza ushyira mu ivarisi, ushyira mu gikapu, ushyira mu ishakoshi, uragira kuri iyo bariyeri Nyirangarama. Bagucisheho icyuma gisaka kirasona icyatsi, bakubwira ko nta mafaranga ufite wikomereze. Ati waba utabikoze gutyo leta ikayasigarana. Uwo turi bwiba agahita avuga ati se umushoferi ugiye kutujyana ari he ngo tumutuma envelope. Yamara gusuhuza agahita akora gutya ku mutwe, agahita anyereka ko yarangije gusuhuza. Uwo mukino witwaga gupiga ingoma umuntu agashya. Kandi twaranihiraga kubera urumogi, tunihira ukagira ngo twaraye mu mazi. Ndashimira Yesu ujya wibuka abantu. Agahita agenda ngahita nza nihuta nkubwira niko mukanya nabonaga muri 3, uwa gatatu agiye he? Ntaho simaneko kubera impanuka ibaye mu majyaruguru nonaha, nkaza mvuga nk'ibyo yavuze mbere. Uwo turi bwe bagahita avuga ati ntabwo ari maneko, ahubwo ni mubyara w'uyu mugenzi wanjye tujyanye mu majyaruguru, yari mu kuvuga impanuka ibereye mu majyaruguru. Aha, ati yari mu kutubwira impanuka ibereye mu majyaruguru, ati ntabwo ari maneko. Ntiyababwiye ati ntibagize ba nabe batabimerekeza bitamitse imodoka ya farije. Ati wisubiramo, ahubwo akiri igiciro cyo kutugurira envelope. Nkagenda nkagura envelope 3. Iya mbere nkayizingiramo impapuro nyinshi zingana n'amafaranga yambwiye afite. Nkaconga nibuye riri busimbure ya telefone, nkarizingira muri za mpapuro, nkashyira muri envelope. Ukabiconga so umwanya byose ukabikora. Ako kanya n'igihe nabaga ndifite mu mufuka kugira ngo bidatinda. Cyangwa nabona biri butinde, nkagura isabune y'100 iri busimbure ya telefone. Nkabizingira mu mpapuro, nkashyira muri envelope, nkazinga neza, nabaga natebeje. Rwa rupfurumba rwitwaga torombo, nashyizemo impapuro nibuye cyangwa isabune, narufatiraga hano mu kwaha. Ndeba hano. Narufatiraga hano mu kwaha. Nkarenzaho ikoti. Nkabazanira envelope bakabika. Akabika amafaranga ye yose nta narimwe shyize ku ruhande. Mu kujya kubika ngo reka turebe ko wazinze, akampereza cya gipfumba kirimo amamiliyoni. Kazinga neza ntifungura ivarisi. Ntinujya kugera kuri bariyeri urasa nk'ufatira gutya igipfumba cyawe gutya mu kwaha. Nagikozagayo kuko nabaga natebeje. Kikagwamo hasi kirimo amafaranga ye na telefone, nkazana rwa rompa nakoze atabizi, akakibika zikari amafaranga ye. Reka nkasubiremo. Nakufataga igipfumba kirimo amafaranga ye, nkambwira ntinujya kugera kuri bariyeri urasa nk'ugifatira gutya mu kwaha. Nagikozagayo kikagwamo hasi kuko nabaga natebeje, nkazana rwa rompa ruri mu mpapuro nibuye, akakibika zikari amafaranga ye. Mu kujya kubohereza nkabanza mugenzi wanjye w'igisambo. Nkambwira ntiwavuze ko ugura biswi z'abana hariya, genda uzigure vuba vuze tugende. Yamara gutera nk'intambwe 3, nkabwira wa wundi tumaje gutuburira, ntibuhagaze ahanganje kuzana mugenzi wawe. Tukagenda tukambuka mu Gatsata cyangwa ku Kimironko, byaga biterwa naho twamutuburiye, cyangwa ku Kimisagara, cyangwa tugatega taxi vatiri, tugata tujya kugabana miliyoni. Agasigara mu cyapa ya modoka se. Ya modoka ubwo nyine turi ku mukino w'ubujura, imodoka yibereye muri gare. Nta nubwo ari niyacu kwanza. Aha. Akatutegeza akatubura.
yamara nk'iminota 30 agatangira kugarura ubwenge akavuga ati ariko aba bantu ntibankinishije, ati wareba amafaranga yanjye nkajya kwitegera iyanjye. Yapfundura muri cya gipfurumba agasanga ni impapuro, yareba telefone agasanga nibuye cyangwa isabune, akaba ritakumye ati ntangiye guhuma, ati ntangiye gusara, ati nimumfata ntitura hasi, ati ntangiye kureba ibikezi, ati amafaranga yanjye yahindutse impapuro, ati telefone ihinduka ibuye, ati ndasaze, ati umurozi. Bakahamukura ameze nk'uwasaze, bakabamutambikanye muri polisi. Polisi ikagira ngo dufite uburozi, naho kumbi nta burozi, ni ikiganiro, ni ubumenyi bw'isi n'abadayimoni benshi, nuko ubutubuzi bwakorwaga. Nta burozi nzi ni shanje. Ubundi uburozi mvuga bwabagamo ni ukumpa umwanya wawe tukaganira. Buriya n'abantu bakora ibyaha by'ubusambanyi, iyo uhaye umuntu umwanya mukaganira byanga bikunze mu bigwamo. Niyo rero natwe baduhagobwa umwanya tukakuyoboza, ugiye ukaduha umwanya wa minota 5 wabaga warangije kwibwa, nuko ubutubuzi bwakorwaga. Hanyuma rero abadukurikiye muri iki kiganiro cyitwa ihumure, mudukurikire mutwumve. Twebwe niba twarakijijwe abandi baracyariyo, mubere maso ubutunzi bwanyu, kandi biga imitwe buri munsi. Kandi uko ubumenyi bw'isi bugenda bukataza n'iterambere, niko n'imitwe igenda ihinduka. Uko umuntu yibaga muri za 2005 kuba kiriho yahinduye strategy. Mube maso, mubere maso ubutunzi bwanyu. Umuntu ntako kubaze ngo runakura muzi wanyoboye kandi utamuzi. Umuntu akubwira ngo mfite akazi, ngo zana mashini uzane n'ibihumbi 100 ngo hakazi. Hari igihe umukino witwaga gutoragura akakubeshya ngo akabanza kugutuma urupapuro mugenzi we n'ikaramu akabizana, nawe akakubwira ati bwo mugenzi wawe yatwizeye tukamwizera, nawe siga ibingi usige mashini usige n'amafaranga yawe ujya kutuzanira ikindi, wagenda bagahita bakubita sikive ukagaruka usanga bagiye. Mube maso gutanga ubuhamya no kugira ngo twerekane imbaraga Imana igira. Gutanga ubuhamya no kugira ngo tubwire abafite babo batarakizwa ko nabo bazakizwa. Gutanga ubuhamya no kugira ngo tumene amabanga ya Satani. Tugana ku musozo uko Yesu yamfashe. Ubundi buhamya ni bunini tuzabutanga ubutaha. Yesu yamfatiye mu giterane ADPR Muhima yari yakoze cyo kwamagana ibiyobyabwenge, bagikorera ahantu muri Dobandi najyaga ncangira ikibiriti. Ndi n'umukumbyi nkumba amavarisi y'abaturage, waba wicaranye n'agafuka k'umuceri uvuye kugahaha, warangara gato umufuka nkaho gutwara kandi utigeze uhava. Nza rero nje kwiba abaturage muri marato. Ngongere muri marato sanga hano imbere ya Provia habaga ishuri rya Rocket Fence uba etage y'uwitwa Materine. Nsanga habaye igiterane cyo kwamagana ibiyobyabwenge, bagitumiramo korari 2, korari Muhima na duhuza umutima zo ku mudugudu wacu zo kwitorero ryacu rya Muhima. Nsanga batumiyemo na korari Sayuni yo mu cyahafi, batumiramo umwigisha woza ari igisambo nyuma za gukizwa. Ikuzo buri ubuhamya bugira imbaraga. Buriya n'umuntu ufite ubuhamya atajya butanga ntaga abakijije, abafite ikibazo. Nsanga batumiyemo umwigisha woza yibisha imbunda afunga na kaca niga abantu, nsanga umuziki urarimbangije. Korari ziraririmba, ntangira gukata umuziki ndi no muri furi z'urumogi, bakira umwigisha avuga ukuntu yibishaga imbunda afunga na kace. Ijwi rirambwira ngo mutega amatwi. Arigisha atanga ubuhamya, numva ninjye arimo kubwira icyokere kirandenga. Kandi muri icyo giterane nari nibyemo telefone. Nari maje gutera irirenga telefone nayimwibye. Nayibye umugore. Noneho umwuka wera aranzitira, naho kumbi nigiye cyo guhabwa agakiza sinabimenye. Mfite telefone itari yanjye kubera iki ntagiye, ahubwo yari isayo guhabwa agakiza. Amen. Arigisha atanga ubuhamya, numva ninjye arimo kubwira. Agiye gusoza aravuga ngo hano nta muntu waba uhari aruhijwe n'ibyaha amanika ikiganza avuge tumusengere. Ndatomboka ndashaka kwihana. Abaririmbyi batari hano bati nimucungane n'ibyuma, mucungane na mikrofone, atari butwibe ni wa mujuru ucanga ikibiriti, ni wa mujuru ukodesha amazi ataraye. Induzi baziravuze, bari banzi ikimenywa na bose. N'amafoto muri polisi yarakuretse. No muri polisi nari maje gufotorwa amafoto arenze 15. Ariko uzatubwira n'ukuntu bagenzi bagiye babarasa we nibakurasa. Ngewe n'umugambi w'Imana wari undiho. Ubundi umujuru yagira iyo yakoraga dosiye nyinshi aryo shidukaga yaraswe, ukumva aharimo gutambuka urusasu uravuze bakamukubita urusasu bagaturura amayiti batanga raporo ko bishi igisambo. Utanze ababwira uko bagenzi banjye bagiye baraswa n'ibyo bagiye bazira. Ndavuga ni ukuri, ninatsinzwe n'ijambo ry'Imana ntikimenyimenyi, nimfite telefone itari yanjye. Umugore ngo nyimwere atego mwa abantu mwe atubiye koze mwishakoshi igihe kiwe, atubiye nyuze muri korari igihe kiwe, induzi baziravuze.
ndihana nihana imikino 23 Jesus iz'ubwenge kubiba ubumanuzi kata originali ubukumbyi urafata mikoro bivuga se nicara hasi ndanihandarira buri impamvu ubona tukirwana n'abapagani bo mu rusengero nuko umwuka wera batamanutse umwuka wera yamanutse umuntu aremera akezwa akaniha ukagira ngo ni igiti bamukubise haleluya ndihana nkubita hasi ibyaha byose ngiye kumva numva nakiriye amahoro mu mutima numva ku bitugu byanjye yavuye ikintu kingana nka toni nka kimwe cyavuye ku bitugu bya Kristo kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi ndi umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru Imana nihabwa icyubahiro Imana ijya yibuka abantu bayo Imana arangiza ikanabumvira ni muhumure abafite ababo batarakizwa Imana iracyakomeje wahise ikizwa ubwo ngubwo nahise nkizwa mfatiraho kugeza na n'uyu munsi imyaka 18 irashize bandi mwakoranagaze abo twakoranaga hamaje gukizwa nka 6 ariko hamaje gupfa abarenga 200 abandi bari Iwawa abandi bari Mageragere abandi bari ku mabrigade atandukanye ngewe ndacyariho ndacyahumeka umwuka w'abazima kandi n'ubugingo bumeze neza tugaza ku musozo nahumuriza abantu bafite ababo batarakizwa nkababwira ngo abana barakunaniye nibyo umugabo ntarakizwa nibyo anyweriza yose ari n'igihe ataha inkweto bazisigaranye kubera inzoga humura mpumuriza abantu bakirwana mu ngo ukaba ufite umugabo ukigukubita ukaba ugifite umugore ukigukubita nabyo birashoboka ukaba ufite abana bakunaniye nyokobukwe na sobukwe n'abapagani ndaguhumurije iyahamagaye Alexi iracyakomeje gutanga agakiza ndahumuriza umuntu ufite umuntu utarakizwa n'ababyeyi bafite abana bafite abana babananiye bibirara babanywa urumogi babasambanye babasinzi bakina urusimbi urumogi rwamennye amaso abana babaye nk'amaniga ku buryo nakubwira ati mwana mere ati mwana vi akakwita mwana kandi waramubyaye ndaguhumurije humura ikomeze kuri Yesu iyahamagaye ruharwa Alexi iracyakomeje akazi yikomezeho kandi turahumuriza n'abafite abatware bakirwana ubwo usanga umugabo arakubita umugore ugasanga abantu baricana mu miryango amadevoruse intambara mu ngo ni muhumure mwikomeze kuri Yesu iyahamagaye Alexi iracyakomeje akazi ndumva twasoza mbere yuko dusoza ariko none tugeze ku musozo tugiye gusoza Alexi karame mama papa bumvishiye inkuru ko wakijijwe bayakiriye gute bakimara kumva inkuru nziza ko nakijijwe ko nakiriye agakiza ntago babashije kubyakira bagize ngo ni igipindi ntibabyumvisha nkuko cya gihe Sawuli Imana ikimara gufata Sawuli agiye Damasiko Imana yatumye kuri Ananiya ngo nagende amusange amusengera namubatize Ananiya agatangira gutinya akavuga ati umuntu Sawuli ndamuzi atazanca umutwe Imana yamubwira ngo naramucakiye ndetse n'ikimenyi ko namwemeje muzaye muvuga natakureba bazaba ari impumyi nanjye nkimara gukizwa iwacu ntago bemeye ko nakijijwe namaze nk'amezi ane nkabahereza ubutumwa bugufi nkabwa narakijijwe nigenda nagiyeyo mbaho ubuhamya no mu rusengero abarimu baravuga bati azongera gwe namaze umwaka nta muntu urabyemera ariko muri no myaka 17 ishize havuyemo 18 batarabyemera ubu buzura umwuka wera nakira n'ubutumire nkajya kwigisha mu maparuwasi yabo kandi niyo ndi bujye kwigishayo niyo data amenye ko ndasengera mu yindi paruwasi asaba uruhushya ku wundi mudugudu we akaza kumva ubutumwa bwiza iyo rero ndimo kwigisha mama yuzura umwuka wera data gahimbazwa abavandimwe banjye bakuzura umwuka wera narahindutse igicibwa mfite na mukuru wanjye ukorera atana n'umusirikari yari anyanze yirwa mfungisha ariko muri kino gihe aranampamagara akangisha inama akambwira ngo namenye ko wahindutse icyaremwe gishya ngira inama bigende gutya iyo umuntu ari muri Kristo Yesu agira n'ubundi bwenge akagira n'igikundiro amahoro agataha mu mutima we nuko umuryango wanjye wuzura umwuka wera muri kino gihe tubanye amahoro niyo nawusuye najyanye mukazana n'abuzukuru buzura umwuka wera bakavuga ngo twongeye kubona Imana bundi bushya ku mudugudu wa Muhima wakirijwe naho wagumye ni naho nagumye barakuze baranzi hari n'abajya bambwira bati ko ucumbitse ku Gisozi rekomandasiyo wayivanye ku Muhima ukegera Gasave cyangwa ku Mukenke noya ahantu mfitiye amateka ntago nahava ahantu mfitiye amateka nakiriye agakiza ntabwo nahava nuko Yesu yanshakiye ndumva twasoza mwese abadukurikiye mu biganiro byose nakoze iki kiganiro ntago cyoroshye uyu mugabo yahuye n'Imana mbabwiza ukuri reka rero nkubwire ko Imana nawe gufiteho umugambi nkuko Alexi yavuye kuri warazutse narazutse ndi umuzuke rwose kuko inkoni nakubiswe uzikubise inka yapfa inkoni nakubiswe ubwazo ziba zaranyishe amatafari banteye ninatuburiye abantu nigize gutuburira umuntu 400 bamfatira muri karitsiye ku Kimisagara
bamfashe bati ni umutubuzi hano amaze iminsi ahibira abantu benshi, bantera amatafari yo mu mutwe mva imyuna nk'akajerekani karindwi k'amaraso, mba narapfuye. Inkoni nakubiswe zo mu mbavu, butine rugagi nibyo umusirikare yankubitiye mu rubavu, nkikubita hasi nkaniha nkazana urufuzi ziba zaranyishe. Muri make narazutse. Wivuza guteze? Hari igihe nivuzaga n'igihe ntivuzaga, hari n'igihe nakubitwaga nkarwarira aho ngaho sinivuza. Ndashimira Yesu ko akunda abanyabyaha. Haleluya. Yanga ibyaha ariko agakunda abanyabyaha. Nagira ngo mpumurize umuntu wumva yariciriye ahiteka akavuga ngo ntabwo urumugirwa nanyweye Yesu yarunkiza, ubujura nakoze abantu nibyo Yesu ntiyambabarira. Imana yakubabarira naho byaba bitukura tukutuku, Imana irabyeza bigasa nk'ubwoya bw'intama bwe. N'amoko y'urumogi. N'amoko y'urumogi: ijisho, umutwe, sangirene, mayirungi. Abiki gihe baranywa ikivunga. Ikivunga ntago nakinywaga, nkwaga urumogi rwitwaga ijisho. Ni urumogi nararumenakaga, nava ku mubumbe ngiye roranti ngiye swingi, ari gihe narunyweye ngeze mu Gatsata, mbona imbwa ebyiri z'umuturanyi, mbona ni ihene z'ibisore. Urumogi rurambwira ngo ni ihene, ngo ni nzimwe nzijyane muri Aporoviya. Urumogi mbona ni ihene z'ibisore nziza, ngiye kuzipfuka iminwa ngo nzijyane muri Aporoviya, imwiramoka irinciyemo kabiri. Ndebye nsanga ni imbwa, urumogi rwambwiye ngo ni ihene. Ariko reba urumogi rwanyongozaga kwiba televiziyo nkayitsindagira mu mufuka y'ipantaro ngo niho nayitwara. Ariko mpuye na Yesu arankiza, muramburiye amaboko, muhaye icyubahiro. Yesu yica icyaka cy'ibyaha, umuntu agahinduka icyarimwe gishya. Imana ibaduhera umugisha. Ndumva twasoza dusenga. N'ubundi tugiye gusenga. Reka nshimire abantu bose baradukurikiye bari iki kiganiro. Alex atwemere ko azakomeza ubuhamya dusobanurira ya mayere yose, amabanga ya shitani, uburyo yabakoreshaga. Ninagaruka nzababwira muri ubwo bujura bw'indengakamere. Nubwo navuze ko ntigize nsambana, ariko hari harimo umugore umwe wanyifunze afite imyaka 40, mfite 19. Yarankubitaga ku rwego rwo hejuru. Ningaruka nzababwira ibyo yankubitiraga. Yarakujyanye we? Yaranyifunze, naramusuye, aranyifunga imyaka 2 n'igice. Ankubita ku rwego rwo hejuru. Mu buhamya nzatanga ubutaha nzababwira icyo yamporaga. Nza kumureka maje kwakira agakiza, nabwo akomeza kunkubita tubana. Igihe kigeze Imana irambwira ngo nimureke. Uwo mfite nuwo nakiriye maje kwakira, nuwo nashatse maje kwakira agakiza, mpindutse icyaremwe gishya, turimariye urabona ko nambaye impeta. Yesu ni mwiza. Yesu ni mwiza. Uzanatubwiriza. No kuri kw'Imana. N'ijambo ry'Imana rirahari ryinshi. Haleluya. Amen. Reka tugane ku musozo udusabira, udusengera, kuko hari benshi badukurikiye bari guca mu bihe nk'ibi, bafite abana bari guca mu bihe nk'ibi, bafite abagabo bari guca mu bihe nk'ibi, babinyuzemo, babuze imbaraga, ariko none ugiye kudusabira imbaraga kugira ngo babone inkomezi nabo ishobora kubahindura, Mwuka Wera abagenderere. Hanyuma tugane ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Asante sana. Mwami Yesu, mwana w'Imana, turagushimiye. Tugushimiye ko umugambi mwiza wo kuducungura wanyuje muri Kristo Yesu, warakoze kumuduha. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko warashyizeho n'umurongo kugira ngo abantu bajye bumva ubutumwa bwiza, nabyo nubihimbarizwe. Amen. Uyu mwanya dusabiye umugisha umuntu wese ukurikiye kino kiganiro, ariko kandi dusengeye n'abafite ababo batarakizwa. Turasenze cyane kugira ngo ugendagende mu miryango hirya no hino, utangemo agakiza, abaguye babyutse, abatarakumenya bakumenye, abanyantege nke wongerera imbaraga, kuko icyatumye werekanwa kwari kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ababyeyi bafite abana bari mu biyobyabwenge, bari mu bujura, bameze nk'uko nari imeze, bari mu rumogi, bari mu busambanyi, bagikina urusimbi, turabasengeye kugira ngo ubahe agakiza, kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Urakoze, uturindire itorero, uturindire igihugu, uturindire mu ngo zacu. Amahoro yawe n'umugisha utanga bijye bikomeza gutwarira mu mitima yacu. Turagushimiye, icyubahiro n'ubutware bikomeze kuba ibyawe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.